Iyi nzu nziza ikoze irangiye nkuko nawe uri kubibona, iherereye ahitwa i Masizi, ni muri Kigali, ni imwe muri site zikunzwe. Urayibona, ni urupangu, imodoka irinjira, parikingi yakwakira imodoka hagati y'eshatu n'enye. Inzu irakoze, ni inzu ya konoshi nkuko ubibona, ngenda mbikwereka. Inzu yo irakoze, irarangiye. Iyi nzu mbere yuko dukomeza muri byinshi, iri kugurishwa miliyoni 45 zishobora kuzamo ibiganiro bikeya bitewe n'impamvu. Miliyoni 45 niba uzifite, niba wari ukeneye inzu yo guhita wimukiramo, yabamo umuryango. Iyi ni inzu y'ibyumba 3 na salo, dushe na toilette, hanyuma nanone ikagira annexe mu gikari na byinshi ndagenda mbikwereka. Ni inzu rero nkuko nari maze kubikubwira, turi kuyigurisha cyangwa se igurishwa miliyoni 45. Ngewe ndimo kukurangira. Ni inzu hasi ni amakaro gusa, ndetse hejuru ni rangete. Inzu yose ni inzu cyangwa se ni urupangu ruri muri metero 50-60 uvuye ku muhanda principal cyangwa se umuhanda bagiye gushiramo kaburimbo. Ni ya kaburimbo izaba ituruka mu izingiro ikanyura mu birembo ikagera igasanze. Ahantu rero ni hafi yo kwa Munyemana, cyangwa se twavuga hafi yo kuri Karumeli, abazi kuri ADPR, ni hafi aho muri icyo gice, muri icyo gice iyi nzu cyangwa se urupangu ruherereyemo. Nimba rero ukeneye iyi nzu, niba wishakaga iyi nzu, niba wifuzaga ahantu watuza umuryango, ukaba ufite miliyoni 45 zishobora kuzamo ibiganiro, nyandikira kuri iyo nimero ureba kuri screen, cyangwa se umpamagare. Iyo nimero iri kuri screen iri no kuri WhatsApp, hanyuma ubundi tukugeze kuri iyi nzu, uze uyisure. Ariko byiza unayigure, kubera ko ngewe ni inzu nagushimiye, kubera ko ntabwo amafaranga iri kugura ari amafaranga menshi ugereranyije n'agaciro ka Masizi, ugereranyije n'agaciro kuko ibibanza bihagaze hano i Masizi. Iyi nzu rero nakubwiye ko imodoka irinjira nta kibazo, mu gikari harahari. Reka tugerageze kuba twareba bimwe mu bigize, cyangwa se uko mu gikari hashobora kuba hameze, kugira ngo uje gukonfirima ibyo mba ntakweretse. Uba ugomba kubibona cyangwa se kubibaza waje kuri tere, mu gihe uri serious ibijyanye na UPI, ibijyanye n'imbere. Nakubwiye ko iyi nzu ifite ibyumba 3 na salo, dushe na toilette, ndetse n'igikoni imbere, hakiyongeraho iyi annexe. Iyi annexe nayo urayibona, hanyuma ikagira na dushe na toilette byo hanze. Urabona rero ko no mu gikari imeze neza cyane. Ndakubwiye ni inzu ikoze irangiye, ifite amasuku ahagije, design nziza, salo nziza, ibyumba byiza, igikoni cyiza, ibintu byose ni byiza, ntacyo wagaya. Ikindi cy'ingenzi nuko icyangombwa cy'umutungo cy'uru rupangu kirahari, ku buryo rwose ukimara kugura uzahita ukorerwa mutation. Nguyu umuhanda cyangwa se aho winjirira, hanyuma urupangu rukaba urunguru. Ndagerageza kukwereka inyuma uko rumeze, asigaye ibindi uzaza kubireba, kubera ko nta muntu ugurira kuri video cyangwa se ku mafoto. Ngemba nkweretse bikeya, mbanzi yuko ukeneye byinshi kurushaho. Ngwino ushime, tubaze n'ibindi byinshi turi kumwe. Bye, ciao.